icyo gihe twambaraga inkweto za plastique, ntabwo ari zino zakwe nago zaconge, oya ni za plastique na za gondora. Abazizi barazizi, washiragamo inkweto rya za kurya ugakata ku kanoga heruka hapfumura kugira ngo idakomeza kukurya, kuko yarakobaga, izuba ryarava gigapanuka, imvura yagwa igakobera ukumva ntigukwiye, tukaja kuvuga ubutumwa. Uyu munsi wa none ni ibiki byabuze umuntu kuvuga ubutumwa? Ko atava mu nzu atagiye ku igare, ntiyava mu nzu atagiye mu modoka. Twabyuka mu gitondo tukagenda, tugomba guhaguruka tukavugira Yesu, tugamya Yesu. Hanze ahangaha hari ibyaha, hari abanzi b'Imana, abo nabo ni intama ziri hanze, niko Wamurimbyi yavuze, nazo zikwiye kuza mu rugo, nazo zikagira umwunge, zikabisha rimwe, zikagira umwungeri umwe. Yesu nahabwe icubahiro. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe. Dusome ijambo ry'Imana. Tumaze igihe kirekire turi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Reka dusome rero, duhere kuri wa murongo, kuko tumaze iminsi twumva ijambo ry'Imana muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Twakagombye gusoma tutavuze ngo dusome mu gice cy'ibunaka nangwa ku murongo w'ibunaka. Iki gitabo abakozi b'Imana bakinyuzemo kandi batubuye byinshi. Iki gitabo kuva ku gice cya mbere gice cya nyuma cyarigishijwe kandi cyarashojwe. Tugiye rero kuganira ijambo ry'Imana ritwibutsa ibyo twumvise muri iki gitabo. Yego, ibyo twumvise muri iki gitabo nibyo turi buganireho. Noneho rero umwanzuro wabyo turebe mbese twakora iki, icyo tugiye kugenderaho, impamba dukuye muri iki gitabo ni iyihe. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Yesu ashimwe. Uyu murongo dusomye, niba twavuga ngo ni umurongo wa kangahe, w'igice cya kangahe, abawuzi nibazamure ibiganza turebe. Ko babaye bakeya, mwongere muzamure turebe. Babaye bakeya. Reka twongere dusome. Haranditswe ngo, icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ababwiriza butumwa, abapasitori bose banyuze ahangaha turi muri iki gitabo, nta watambutse adasomye uyu murongo. Nateze amatwi, nta n'umwe. Uyu murongo dusomye n'uwo mu gice cya kangahe, n'uwo murongo wa kangahe mu gice cya kangahe. Abawuzi bongera bazamura ibiganza turi bukiranije, bariyongereye noneho. Imana ishimwe. Uyu murongo ku bashitsi twakiriye ni umurongo wa 8 w'igice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa. Haleluya. Iki gitabo twaracize ku buryo buhagije. Abashumba bose ndatekereza nta wasigaye utanyuze muri iki gitabo, baradupangiye. Weho uravugi buhera aha, nawe uvugi harugeze hariya, nawe uvugi harugeze hariya, twese twanyuze ahangaha. Kandi abizera twari duteze amatwi twumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ikimpagurukije rero ngo tuganire ni ukureba ngo mbese ko twumvise ni ibiki twumvise, ibyo tugiye gushira mu bikorwa ni ibihe. Intego y'uyu munsi, abizera
badasubira inyuma, badacongora, badakangishwa, washiraho n'ibindi. Tugomba gukorera Imana tutitaye ku byo dufite nangwa ku byo tubuze, kuko abatubanjirije babishoboye, natwe ntaho byatunanira. Muzamure ibiganza duhimbaze Imana. Haleluya. Abizera badasubira inyuma, badacecekeshwa, badacogora, tugomba gukorera Imana tutitaye ku byo dufite nangwa ku byo tubuze byatubera inkomyi mu murimo w'Imana. Niba batubanjirije barabishoboye, kutwe twe byatunanizaho iki? Haleluya. Aya magambo twagiye tuyakurikira. Ababizera bavugwa, bagiye bavugwa n'ababwiriza butumwa batubanjirije. Abo bizera ni bande? Ababizera batashobora gusubira inyuma, batashobora kurambirwa, batashobora guceceka batavuze Yesu, ni abahe bavuzwe muri amigisho? Kandi umuvuga butumwa wese wageze ahangaha yabanzagira ijambo ngo abize, barabyandika bakabishyira hariya. Sinabiteguye ngo bije hariya, ko nje nukugira ngo turebe cyo twakora. Byarigishijwe, byararangiye, igitabo cyarashojwe, ariko turukurebera hamwe ngo mbese niki twakuye muri izi nyigisho twagenderaho. Haleluya. Abizera, twebwe abizera ni bande? Ni twebwe hano muri Harvest nk'abasaruzi twicaye hano, nitwe bizera nango tukabizerwa muri ritorero ryanje n'umuryango wanje, ryawe n'umuryango wawe. Ni twebwe tubwirwa aya magambo. Abo bizera badasubira inyuma ni twebwe. Ni ibiki byagusubiza inyuma, byatuma utavugira Imana, byatuma udahamya Yesu? Icyakora muzaba abagabo bo kumpamya uhereye Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya, mukazageza ku mpera y'isi. Ababizera batubanjirije batubereye urugero rukomeye cyane. Bahamije Yesu mu bikomeye. Twabonye Petero atangira nabo bari kumwe, tubona ba Stefano tugeze hagati, tubona Pawulo ahamagarwa ari mu nzira agiye i Damasiko gukora bya bindi murabizi. Arahamagarwa na Yesu ati nawe ngwino mu bizera, komerezaho nawe ugende kumpamya. Turabizi Pawulo ahura n'ibibazo bikomeye, ahura n'amaguma akomeye cyane, aho arateseka, ariko ntiyaceceka, akomeza kuvugwa. Aravugwa, abantu baramuvuga, aravugwa ati ni wa wundi, nawe ntiyaceceka, aravuga. Yarafitiye umucogoza, yagombaga gucogora, ariko ntabwo yacogoye. Weho ni ibiki bigucogoza muri iki gihe? Ni ibiki byatuma tutavugira Yesu, tudahamya Yesu? Byaducogoza ni ibiki? Tubona n'abandi, tubona n'izindi nkuru zikomeye cyane. Tubona twabonyemo abizera uburyo babaga hamwe bagakora umurimo umwe. Tubona n'abacogoye basubiye inyuma, abariganije. Iki gitabo twacizamo byinshi cyane, ariko ababizera badasubira inyuma, badacogora, badaceceka. Ababizera ni bande? Bavugwa muri iyi siroga yacu yatangiranye n'iki gitabo igihe batangira kukitwigisha. Abo bizera ni itorero ry'Imana rya Harvest, abasaruzi. Uku twica hano twese ari inyigisho y'inyasi, kuzana umuntu umwe niwe biteguye, kuzana umuntu we kuri Yesu. Ngo ngaho inyasi pastor Nyamushumba avuga kuza ni gute bakora kuzana umuntu we kuri Yesu. Niba abatubanjirije barabishoboye, twebwe abizera b'iki gihe twabinanirwa dute? Niki cyatunaniza? Umurimo w'Imana wavuye kure. Bahereye Yerusalemu bagera Yudaya hose, baragenda baja muri Samariya yose, baragenda
bamwohererekanya abandi bagenda. Iyo twasomye ingendo za Pawulo, mu ngendo za Pawulo muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, nagiye ntega amatwi batubwira ingendo za Pawulo. Igihe kimwe yari mu nyanja, ubundi ubwato bukayoba, ubundi bagahura n'ibisitaza mu nyanja, ubundi bagahura n'amabuye, ubundi bakagonga ibikuta byo mu mazi, ubundi bakavana ibyo bari bafite bakabijugunya hasi, ubundi bakagenda, ubundi bamuha abagiye kumufunga, ubundi bamuha abasirikare bamujana ku bacamanza, abandi bamujana ibwami na hino hirya, bateragwa n'umurama mu nyanja. Ariko ntabwo yacecetse. Mu mutima we harimo ngo byanga byakunda, nta mpamvu yatuma ndahamya Yesu. Ni biki? Tugomba guhamya Yesu tutitaye ku byo dufite nangwa ku byo tubuze byatubera inkomyi mu kuja kuvugira Imana. Nasomye ijambo ry'Imana ngo hari wacishije ubukwe agiye guhamagara, ngo agasanga bamwe ngo nta mwanya dufite, ngo tugiye mu rutundo, tugiye gucuruza. Abandi ngo nta mwanya dufite, ngo twateguye amakwe. Abandi ngo nta mwanya dufite, ngo twagiye muri biriya. None ngo arabwira ngo aburabona noneho ntuceceke, aburabona ubahamagare, baba beza, wabwire ngo nimuze ahantu h'ubukwe bwamaze kwitegurwa. Ntabwo ariyo twari tugiye, ariko ntabwo Pawulo yacecetse. Ntabwo yitaye bitaye abizera bicogeye, bitaye ku ngorane barimo. Oya, baragiye bakomeza kuvuga, gukomeza guhamya Yesu kugeza ubwo ubutumwa bwamamaye bukagera no muri Afurika, bukagera no mu Rwanda. Hari ahandi abizera bafite ibibazo kandi bari kuvuga, bari guhamya Yesu. Ngo hari umuntu yagira afite Bibiliya ari kugurisha, bamura bati tubonye umuntu gucuruza ibintu bitazwi. Haracariho mu isi turimo, haracariho aho ngaho babona umuntu ufite Bibiliya bati icyo ni igiki ufite, haracariho. Ariko abantu bakanagenda bakinjira buhoro, bakinjira bakanagerayo, uwo babwiye agatega mutwe akabyumva ati burya Bibiliya ni igitabo cyiza, bagahamya Yesu. Haleluya. Yesu akavugwa, nango Yesu akagira uruvugiro, akagira aho muvuga kore bati n'uyu nguyu nyine n'uyu agatega amatwi. Ariko abizera babadasubira inyuma, babadacecekeshwa, bakavuga, bagatanga ubutumwa bukagenda. Nibuka kera igihe twatangira twe mwivuga butumwa, tukaba dushaje nangwa se tukaba dukuze, ariko iyo ducika intege, iyo dusubira inyuma, ntabwo uyu mwanya mba mfite akanya ko guhagarara ugatuti nkavuga ngo hari icyo Yesu yakoze. Iyo ducika intege icyo gihe twafataga akagoma, nari nzi kubamba ingoma ku mandebe, tukaja kugura uruhu rw'umugoma, tukarujana mu mazi, tukarwinika. Twamara kurwinika rukaboba, tugakatamo imikorombirizo ariyo migozi, tugakata igipfunikizo n'icyo hepfo, tugashiramo twatundi tutazwi, akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwagize ate, n'uwayibambye. Twamara kugashiramo tugakobera, tugashiraho umukondo. Twaniza gushira umukondo, tukaja ahantu mu gitari ari mu duti twumye twakuze amapfubyi, tukadugegena ariyo mirisho. Twamara tukagenda tugiye kuvuga ubutumwa. Haleluya. Tugahagarara mu nzira ahantu hatari ikibanza, abashumba barabizi, ahantu hatari ikibanza, hatari no mu kwanyu, hana rutasabye, ugahagarara mu nzira gusa ukavuga ubutumwa, ukavuza akagoma, duduri duduri du, duduri duduri du, duduri duduri du, duduri duduri du, duduri. Hakaza abana bati mama we, bati muje kumva, bamuruzuko duduri duduri du, duduri 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 du, duduri 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 du. Ukabona haje n'abagore, aho twatangiraga nta mugabo wahingukaga, hazaga abana n'abagore bo kagira Imana. Kandi abagore ni beza, muke cyagiye ku gituro kwa Yesu murabyibuka. Noneho barangiza ugahamagara abana bashaka kurimba ni bande, bose bakirukira mu maguru, ugafata agakaramu gakomogara witwa nde, utagira izina ukamwita izina, uwaryibagiye ukamuhirindi ukabandika. Wamara kubandika mu gitondo, none ukazana indirimbo. Cyari kizira kugira ngo ugende Bibiliya utagira indirimbo. Wagufite Bibiliya n'indirimbo, ugafata akaririmbo uzi,
noneho ukakaririmba, wamara kukaririmba ejo mu gitondo ukigisha abana babiri kuvuza ingoma, kera itorero ryavutse. Haleluya. Kera itorero ryavutse. Uko niko ubutumwa bwagiye bugenda. Nuko ubutumwa bwagiye bugenda, iyo duceceka tugasubira inyuma tugacogora, henshi ntabwo habageze. Iyo hageze ndi kuvuga mu gihe cyacu, kuko mbere hari abatubanjirije, hagati n'abandi bakoze, hari n'abazakomeza. Icyo tutitagaho rero, wabaga amaze kwakira umuhamagaro, icyo tutitagaho twangwe mu byo dufite byatubera inkomyi nibihe. Ibyo byatubera inkomyi tukabyihorera. Ibyo tubuze ngo tumaze tubishake nibihe, nabyo tukabireka. Hari ijambo rivuga ngo mukorere Imana izabahemba. Haleluya. Twizere ibyo mukorera Imana izabahemba, kandi ndagira ngo babwire Imana yaraduhembye. Haleluya. Reka nihereho, Imana yarampembye. Imana yangiriye neza. Imana yarampembye. Yampaye abahungu, impa n'abakobwa, impa abakwe n'abakazana, impa abuzukuru. Imana ntiyagize neza. Twavugaga ubutumwa tutitaye ku byo tubuze ngo tubishake. Icyo gihe twambaraga inkweto za plastiki, ntabwo ari zino za kwe nago za conge, oya ni za plastiki na za gondora. Abazizi barazizi. Washiragamo inkweto rya za kurya, ugakata ku kanoga heruka hapfumura kugira ngo idakomeza kukurya, kuko yarakobaga, izuba ryarava gigapanuka, imvura yagwa igakobera, ukumva ntigukwiye. Tukaja kuvuga ubutumwa. Twazamuka imisozi, ugashaka agashumi ugashira mu ipantaro muno, none ikazamuka ugashira ukagira gucuka renzo muro wapfunditse akagozi, kugira ngo ubone kugenda ipantaro idakora mu byondo. Wagera ha ibyondo biri ugakuramo inkweto ukazikubita mu gafuka, agafuka umuntu yadoze mu mwenda yaradodesheje urushinge nangwa yagize tomera akaja ku mashini agafuka bashigama akagozi bagafunga kari muri ibitabo kanaga ku rutugu, umuntu agakomeza. Ariko ubutumwa bukavugwa tutitaye ku byo tubuze. Ndibuka haro twigeze kugera, reka mpere hamwe, nigeze kuva kuvuga ubutumwa, nirariraga kwa pastor, mvuyiriya mu misozi, bantu muyira mu tsoro ngara kwa pastor. Nawe kugira ngo uve hirya y'inyamyumba uze n'amaguru buhoro, kandi abizera bo kagira Imana baduherekeje, abantu bari kubyina, abagore bari gutamba, barekeje abakozi b'Imana tumeze nk'abami, baduherekeje turi hagati, bakaduherekeza bakatugeza hano kuri kaburimbo bagasubirayo. Umaze kugera ku mugoroba tuko tukaza turaza n'amaguru n'ikundi mu pastor baburije tugeza no muri mahoko, tubariza kwa pastor kwa tuziranye, tukaja kwiraririwe. Uyu munsi wa none ni ibiki byabuze umuntu kuvuga ubutumwa, ko atava mu nzu atagiye ku igare, ntiyava mu nzu atagiye mu modoka. Twabyuka mu gitondo tukagenda, barakoze pastor n'umubyeyi bakadutekera icyayi, kirunze neza, tukagutumira twamarwa n'umukati, sinzi utuntu basigaga yo atubura simbazi. Imana yamugiye neza kuva kera mushumba, nuko bakaduherekeza bakaturekura tukagenda n'amaguru twagera mu ijenda bugorobye, hariya mu ijenda tukaja ku itoro ngo saa 9, tugasanga abaririmbyi bari kurepeta, tukarepeta tukava ijambo ry'Imana tukishima, tukone bagorobye turaja hese tukaryama. Yesu ashimwe. Abizera babadatezuka, babadasubira inyuma, ayo n'amagambo ababwiriza butumwa bose banyuze hano bakoresheje. Ntabwo tugomba gusubira inyuma ngo tubuze kinangwa tubuze kiriya, oya, tugomba kuguhamya Yesu, kandi tukavuga Yesu, tukavuga ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana rikamamara. Ntugire ngo insengero zuzuye abantu, ntaho turagera. Urebye abari hanze nibi gukorwa hanze nta karakorwa. Tugomba guhaguruka tukavugira Yesu, tugahamya Yesu. Hanze ahangaha hari ibyaha, hari abanzi b'Imana, abo nabo ni intama ziri hanze, niko wamurimbyi yavuze, nazo zikwiye kuza mu rugo, nazo zikagira umwunge, zikabisha rimwe, zikagira umwungeri umwe. Yesu nahabwe icubahiro. Haleluya. Tukagenda nkava kundi munsi, kazatayo nari ntuye muri Shingiro, iyo ngiyo ahitwa Nyarubuye muri Shingiro, ubu ngubu nibere kuri kaburimbo. Imana ishimwe.
Imana yarampembye ndi kuri kaburimbo. Haleluya. Noneho Inyasi aranganiriza mu gitondo atubwira ngo ujye ati hano iyi site ntawaza ni 30,000 ugafata akajodo ugafata ikibanza hangaha yarabimbwiye sirimwe si kabiri. Ariko ijambo ryari ngo mu muhamagaro wanje nta kugura ibanza no kubaka amazu. Oya ndakomeje mu rugendo ndumuvuga butumwa. None ubu nubwo nagira miliyoni 30 nta kibanza nakibona. Ibintu byarahindutse. Ariko muri uko guhinduka kw'ibintu ntabwo tugomba guhinduka ngo ducike intege, tugomba kuvugira Imana tukavuga Yesu, tugahamya Yesu. Aho nigeze kugera nanone ndabyibuka iriya muri Butaro aho twakoraga ikibanza cyaguraga 3,000. Noneho madamu hari umuntu wari umuhaye 80,000 ni murumuna wanje ubwo ni muramo yara 80,000 ati mugende muzagenda mugura agatsima aho muzagera. Arahaguruka ati ibibanza biri kunga hano tugura ibibanza 4 hari n'umuntu maguru kugura 32,000 hano hepfo tuje kuwugura. Ndamubwira ntoya ndi madamu we oya ntabwo arico nahamagariwe kugura imirima hongeze no kubaka amazu. Oya ahubwo ndumuvuga butumwa ndakomeje mu rugendo. Arabinyibutsa akambwira ngo ati ikibanza uko kiri kugwa herutse ati ikibanza kimwe ni miliyoni 70 udafite mu ntiwakibona muri yo sandere nta n'umusandera kiramba nto wahabona ikibanza. Ariko ibyari bindimo ni ukuvuga ubutumwa mu muhamagaro wanje ku ifisi yanje ndwanditswemo ko nzagura ibibanza nkubaka n'amazu nange ajya guhinga ndumuvuga butumwa nakomeje mu rugendo. Haleluya. Ariko ntaho mbyicuza Yesu yarampembye nahabwe icubahiro. Kandi ubutumwa bwavuzwe ni nk'umwotsi wasandaye. Mbese muri iki gihe abo muri iki gihe ni igiki cyatuma tutavuga ubutumwa bwiza ko dufite ibikoresho biri hafi yacu. Ariko wenda ntuzabe nkanje niba naragiye mu buyobe ntabwo mbizi, ariko Imana yarampembye wowe nukora uzagura ikibanza. Ijambo ry'Imana ngo mugende nta kintu mufite ahubwo muzagera bazabakira. Ariko byarahindutse ngo ya noneho birahindutse. Ufite uruhago na rujane. Haleluya. Nufite imvumba nawe na ijane birahindutse. Byarahindutse ntabwo bimeze nk'icyo gihe abantu barimo bararwana nk'ubu nkabona aho mbona ikibanza. Mu Rwanda umunyarwanda ararwana no kubona inzu yindi bikizana. Aho umuntu yinjira gusa naho ngaho ibindi bikizana. Mu nzu y'umuntu uri wazindye iki? Yesu ashimwe. Abizera baba dacogora. Aho tugeze nta birantega mufite muzaba abagabo, muraba abagabo baguhamya. Twe turi kugenda dusenya kandi tunasonzoroza. Tugenda uriya mushumba yarambiye kucumwera ati uzadufasha. Ejo yaranyandikiye kuri WhatsApp ndabibona barabimbwira ndavuga ntereka ngo ngiye kwitegura. Ntabwo ndakora ibintu bibiri. Ntabwo ndanywa amazi kuvesho nta mazi nanyoye. Oya nubwo nsomye duke nta mazi nanyoye. Oya kubera iki? Kubera izabukuru. Nyoye amazi nkagira ikibazo none narambika mikoro. Hariho nabwira ngo numfashije manze ngera hariya hirya. Ibyo nabyirinze ni izabukuru. Wanyura hepfo wanyura haraguru nawe uzahagera. Nawe uzagera mu zabukuru. Ariko umunsi wa none twakoreye Imana kandi Imana nayo irabizi. Ni iki cyaducogoza? Ndagira nkubwire wera gucogora ntusubire inyuma, ntucogore, ntuceceke, ntagire ikikubuza kuvuga hamya Yesu. Niba twarafata kakagoma ukabwiriza abana bwa burimburimbu abantu bakaza itoro rigatangira kandi ico gihe bantu b'Imana niki cyabatega? Twaragendaga umuntu akitwaza impamba. Aho ugeze mu misozi bakokereza ikijumba ugashima Imana. Aho nageze n'umusaza ukasindahwera iriya mu Gakenke
tuba tuvuga ubutumwa turo ducumbika tubona umukecuru umwe ati ntaco mfite nabamarira mfite ibisheke duhagasheke duhekenye aduha igisheke aracoza turakongora turekenye naratangaye aho ngaho muri urwo rugo havuye mu pastori aho twari duhagaze kuri rembo rye n'uyu munsi wa none rusengero runini cyane twabonaga umuntu umwe babatumunyeho barabyibuka twabonaga umuntu umwe urangije imanite segonderi tukamushishira tukamwicaza hano tukatuti twabonye umuntu ukomeye ibintu byacitse kandi ni koko twabaga twariza yahese koko hari ugushomoka gusa Imana yaduhaye akarimi ko kuvuga ishuri ryari rihese kwandika se koko hari ugusaragura ariko turavuga haleluya ubutumwa burazamuka ngo babonye Petero na Yohana ngo nari abantu bashomotse kandi ngo babona ari abanyamisozi batabanyamisozi ubu bwenge babukuye ngo bandi barabibutsa ngo babanye na Yesu imyaka ingahe haleluya bataba babanye na Yesu n'abanyabwenge barize baraminuje Yesu ashimwe wowe muri iki gihe warize warasomye twagize umugisha Joel n'umudogiteri haleluya pastori wacu umushumba wacu ni dogiteri none nawe ni dogiteri nabandi nawe nimwigiye mu gihe kuba abadogiteri ni igisi cyadukoma mu ngokora ngo tutavuga ubutumwa mwebwe mwize mwebwe muri kugenda n'imodoka mwebwe muri abashoferi mwebwe mufite n'amaperime mugenda muzanyu mwebwe mwataje imodoka mukagenda twigeze kuja mu giterere kimwe cyatumije n'umushumba w'itorero hano ku Gisenyi mukecuru yarahetse Emmanuel aruhinja rumaza amezi 3 tuva mu byangabo n'amaguru tugera Gisenyi uracyuka cya gitane cy'icumweru n'abanyasi barakibuka cyatumye n'umupasi witwa Nsaza Urwimo kandi bisi yabagi amafaranga 20 kuva ku byangabo kugera Gisenyi ariko akabura ayo mafaranga turaza n'amaguru twaguze saa 9 saa 11 twatuze Gisenyi nta n'umukate twariye mu nzira none muri iki gitondo abantu barahaguruka bagagara ku muhanda buriya kuva ku byangabo kugera hano twatangaga 1000 n'ubone 5 ngo bise ngo esansi yarazamutse no kumaza kwikorakora kandi ugahagarara ku muhanda imodoka nitaboneka singenda nico gihe dusohoyemo ni igiki cyadutega kutavuga ubutumwa kandi dufite kugenda none tutakigenda n'amaguru tutakirana Rwantambi kandi mwarize muzi gusoma no kwandika muzi gukurikirana Bibiliya muzi gusoma ijambo ry'Imana mwize za teologiya abandi barabyigira hirya no hino kubera iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gifite ibice 28 kikagira imirongo ingahe imirongo ni ingahe kikagira imirongo 1006 kandi iyo mirongo yose nta nagumwe twasimbutse iyo mirongo yose barayisomye imirongo 1006 n'ibice 28 iki gitabo cyaba twakinyuzemo abahagaza bose yose yarafite ahera mu murongo akageza kuri uyu murongo nawe uzahera aha ugeze ko hari iyo mirongo yose yarasomwe none niki twebwe twigiye kuri iki gitabo ni ikihe wakurikiye uhagazeho muri iki gitabo ngo ukore iki reka none mvuge umurongo musomye sinkuvuge abazamura nsomye baba bakeya nubwo twakinyuzemo muri iki gitabo tukaba twaragishoje ku murongo ufunika nangwa se usoza iki gitabo ku murongo 29 na 31 uhageze nasome aranguruye ndasubira mufite mikoro barumva ibyo bihanditse umurongo wamze guhera kwa 27 ariko
reka duhere ku murongo wa 29 ugeze kwa 31 turasoma. Ninde uhageze? Urakoze cyane. Yego. 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 Akababwiriza iby'ubwami bw'Imana, akigisha iby'umwami Yesu Kristo, ashize amanga rwose, kandi ntawamucecekejaga nta numwe. Uyu ninde? Ni Pawulo wanyuze muri bya bindi byose. Ni Pawulo wanyuze muri bya bindi byose. Amaze kuvuga atyo, abayuda baraho barasohoka bagenda biburanya. Yari amaze kubabwira amagambo akomeye ati igihe twavugiye nibyo mwambonanye, n'ingorane nanyuzemo. Amatwi y'abiki gihe n'imitima yabo ni ibinure gusa. Amaso yabo ntareba, amatwi yabo ntiyumva n'ibihuri. Iyo amaso yabo areba, imitima bikabitara ibinuri, n'amatwi yabo akumva, ibyo nanyuzemo byari kubabera ibikomeye cyane uko ntacyo nikinze, ntako atagize. Iki gihe niki wowe bikugezehe? Ngo akavuga ubutumwa yibereye mu icumbi arasoza. Muribuka atote icivugo, Pawulo atote icivugo ngo narinzi ibyo kwizera, ntaho yigeze ahemuka ngo yandavure mu byanyuzemo byose nzi kwizera. Haleluya. Yarwanye intambara nziza kandi aranesha. Yesu ashimwe. Igisigaye abikiwe ikamba ryo gukiranuka. Asoza rero iki gitabo yagitangiye ari umunyabibazo, ndetse hagati bikomeye aje gusoza, aje kurangiza atarigeze acogora, atarigeze ananirwa. Ngo noneho bamushakiye icumbi abamwo, akaje aritangira n'ikiguzi yeme, akakira abaje bose bamugana bamusanga ho mu icumbi. Harahandi nasomye ngo bageze mu nguge amaze kwambuka, bamaze kwambuka kuri Cakirwa. Muracibuka? Cakirwa muracibuka? Ngo citwa ikihe? Yego, icyo kirwa. Ngo bamaze kugera hirya, abizera babadacogora, babadasubira inyuma barabafasha. Nasuye ngo bakabazana ibyo birakenye, bakabazana iyo bakenye byose bakayoha. Ntureke kuvugira Imana ucogore kuko imirimo ari myinshi. Hari uburyo bwinshi bwo kuvugira Yesu. Muri gihe tugezemo ni ibikorwa. Icyo gihe twagiraga ingoma tugapfa kudihiriza ahantu mu nzira tubonye. Ubu ntabwo byashoboka. Oya, ahubwo ni ibikorwa. Ntabwo wakingura urusengero ahantu ngufe kubaka gusa amakondisiyo hari ubu ngubu, ni uko wari unoze rufite bya bindi byose. Mwarabyumvise biri ku mbuga nkoranyambaga. Ugomba kuba ufite ibikorwa remezo nk'aya mashuri dufite hano ahangaha. Ugomba gukora iyo mirimo ariko ibyo bihari, ariko ibyo ntabwo byabuza Yesu kuvugirwa. Haleluya. Muzamure ibiganza duhimbaza Imana. Oh haleluya. Mumpera Imana amashi. Imana yarakoze, yagize neza, nihabwe icubahiro. Imana ni inyabuntu. Tugomba kuvugira Imana ni ibikorwa. Twagendaga duhinnye ipantaro, umuvuga butumwa ni ipantaro akaza ugatuti, batangira kongorerana. Umushumba yatangira kwandikira abanyarugwiro bati mugende muhinura iriya pantaro. Twabaga twambaye ikisi, ibipira bya 20. Ndibuka bamba ubukuru bw'itoro nta kositimu nari nambaye, ariko baha umupastori iki gihe no kumwakira atambaye kositimu n'ibindi nawe yakwibwiriza. Yesu ashimwe. Haleluya. Twaga turavuga butumwa tukaja guhinga ibyate, arabase twaguzanyaga tugahinga ibyate. Ibyate muri kubyumva? Mwavuye ibyate abandi Misiri, tukaja guhinga ibyate ngo tubone uko dukora. Naro ibyate tukabinga nijoro, nyakabyizi tukahingira ku manywa. Twanje tukaja kuvuga ubutumwa, na Paulo ngo nawe yavugaga ubutumwa ku manywa nijoro akaja kuba amahema, akugira ngo atagira inkomyi umurimo wano utagira inkomyi. Ariko uyu munsi wa none, uyu munsi wa none ibyo turi uyu munsi wa none ni ibikorwa. Dufite intego hariya kuri kariya gaseke, ndibwira niba ari akako hagati akangaka na akangaka, ni ugutanga amafaranga, ni ugukora muka tugatanga amafaranga. Ntabwo ari uguceceka, ntabwo amafaranga yatubera inkomyi.
ariko tudatanze amafaranga ngo amashuri yubakwe, insengero zubakwe, ivuga butumwa ryacu ryaba ryubatse ku rutezo, ni ngombwa ko dutanga amafaranga ntibikubera inkomyi. Ni ngombwa ko urangiza nawe urahanda wicaye uvuga ubutumwa, uvugira Yesu. Ngo wabaga mu icumbi akavuga ubutumwa, akabwiriza abaje bose, abwiriza ubwami bw'Imana, ngo ashize amanga, atitaye ku byo ahuye nabyo, ashize amanga. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ari ngo tuntu tubiri natekerejeho. Akambere, tugomba gukorera Imana duhaye umwanya umwuka wera mu mitima yacu. Gukorera Imana duhaye umwanya umwuka wera mu mitima yacu. Haleluya. Aka kabiri, kudacogozwa n'ibisitaza twahura nabyo mu rwego tugezemo. Gukorera Imana duhaye umwanya umwuka wera mu mitima yacu. Kabiri, kudacogozwa n'ingorane twahura nazo mu rwego tugezemo. Kuko muri icyo gihe cya kera hari ingorane twahuraga nazo, ariko umunsi wa none zitakiraho hari izindi. Niba umuntu utarize muri iyi minsi, mbese ntibyamubera inkomyi guhamya Yesu? Kugira ngo wage imbere y'iteraniro ngo ndi umushumba, ndashumba hanga, ibihe biri imbere ni inkomyi. Ariko kugira ngo iyo nkomyi itaba, abakiri bato mukomeze amashuri mwiki. Haleluya. Mugere kure. Abarangije segondere baje n'ivetse, abayirangije baje muri metiriza, abayirangije muri metiriza baje muri doktora, abarangije doktora bakomeze bagende, bagere ku ipeti rya professionnel. Turagutegereje ari uhagaze. Haleluya. Bakomeze muzamuke kugira ngo umurimo w'Imana utagira inkomyi. Ikondisiyo twakoreyemo ubu ntiyagaruka ngo bikunde. Hari yindi. Ibintu bibiri rero bikomeye, guha umwanya umwuka mu mitima yacu no kudacogozwa n'ibisitaza twahura nabyo. Ni ukubaka, ni ugusirimuka, n'ahantu hasirimutse, ni ubwenge. Ibyo bigomba gukorwa. Mbe none natwe, twebwe nkatwe dufite uhe mugambi? Dufite uhe mugambi? Tujye gusenga Imana. Umugambi dufite, nabwiye ngo igitabo carigishijwe ku buryo buhagije, bya bice na ya mirongo byanyuzwemo, kandi carashojwe neza. Ariko umunsi wa none twe tugiye kwira mu mitima yacu, ni iki tugiye gukora? Mbe no gucogozwa n'ibyo dufite nango n'ibyo tudafite? Mbese ko batubanjire babishoboye ntacyo bafite, twe dufite twabinanirwa? Haleluya. Twabinanirwa dute twebwe tugiye gusenga Imana? Twabinanirwa dute kandi imitego itegutse? Umuntu agomba kuba yarize, azi ururimi rurenze rumwe. Araho twageze mu gihe cyacu, numva bitangiye kunyobera. Ndatangira nti ubu rero ngiye kwandika agapapuro mbabwire ngo nyadasezeye, kuko ntabwo biri kunanira. Kwicara mu nama yo gutumira umushumba w'itorero, bagatangira disikuru mu Cyongereza, nangwa twapuwe n'udusupuwe, umwe agashira mu Gifaransa, undi akaba ari mu Cyongereza, ukamanza kujura hengeza ukuntu yanditse wa wundi, uri kwandika nawe uti harya akabavuze ngo cyaka kongore, ngo akandika mu Kinyarwanda ariko umuntu azi kwandikamo ari Gifaransa. Wenda umuntu umvaga gakeya, kuko igihe twakuze twiga cari Gifaransa ukumva bonjour, ariko Cyongereza akaba ari mu gicuku. Iki gihe rero ugomba kubuza uri mu rurenze rumwe kugira ngo n'imbere y'abantu. Ugomba gusenga Imana, ukingiga Imana, kugira ngo tujoro usaba rifuti ku bandi bagenzi we baje afite amamodoka, ugasenga Imana uti Imana nje mpakamo wenda kabe gato ariko kabakanje, kugira ngo umurimo utagira inkomyi, udasuzugurika muri harvest. Ugomba kufite perimi rero, uzi ukuntu icuma gikorana n'ikindi.
kugira ngo guhamya Yesu bitagira inkomyi, ugomba kubuzi ikoranabuhanga. Batakubwira ngo ndebera kuri email yanjye, digo ndebera email se ndamenya ndahera hehe. Ja kuri Facebook sini hehe. Ja kuri Twitter sini igiki. Nibindi bya Instagram nibindi byinshi byose ntazi ntamenya, ndashaje. Ariko bakiri batoya ndababwiye kugira ngo umurimo utazagira inkomyi, utwo tuntu mutwinjiremo kugira ngo mushobore kugera imbere muhamya Yesu, muvuge Yesu. Nje ibyo nababwira na amateka ibyo nanyuzemo nico nsigaranye gusa. Ariko nabyo ugize uti utuburya Imana yakoze umurimo koko, wahera aho ngaho nawe ukushoboye nawe ugahera ngo ukazamuka. Haleluya. Wahera aho nawe ukazamuka kuko icyo twe twakoze. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Umushumba hari utuntu twinshi abakeneye bamurebaho. Muzarebe kuri bya bindi batubwiye condition z'insengero n'ukuntu umuntu abateye n'ibikenewe byose. Tugomba kubireka. Nitubireka twasigara. Tugomba kubyinjiramo dushize amanga n'umwete wacu wose tukanabibona. Twagize umugisha no kora vetari ishuri rya Bibiliya. Simboraga muri gwarugutsa abari ku ishuri rya Bibiliya. Si teologiya ya university. Imana ishimwe. Abagore bahaguruke n'abakobwa bahaguruke. Abasore bahaguruke n'abasaza bangana nanje bari kumva harimo agatege bere kwicara. Kuko kwiga ntibigira iherezo. Kuvuga ndabizi n'akaribi ndagafite. Yemize Icyongereza. Dogiteri yarazaje muri Canada nkamuherekeza. Ariko yagira ingorane kugenda ari gusemura ibyo ndi kumva ari kumbwira nibyo nawe aravuga kongera kansemurira, ntabwo namukurikira, ntabwo yanyemerera yo kunjana, ntiyakwemera. Ariko abakiri batoya n'abasaza bari kumva harimo agatege, ibyo byibacika mukomeze. Twe turugukenyera zirakenyuruka. Ariko turabahamya ko twavugiye Imana. Turababwira ibitangaza by'Imana yakoze, turabwira imirimo y'Imana, turabibutsa iby'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tugiye gusenga Imana kugira ngo iby'Imana yakwigishije, ibyo wakiriye muri iki gitabo ugende ubishire mu bikorwa. Paulo ashoje avuga ngo noneho bya bindi bimaze kurangira, aho yari mu icumbi yakomeje kuvuga ubutumwa. Naratangaye ngo ashize amanga adategwa, agahamya Yesu atitaye ku byanyuzemo bya bindi byose. Izina ry'Uwiteka ribwe cyubahiro. Mbese muri uyu mwanya ni bangahe, ni bande bemeye guhagarara badatsinzwe? Ntimucogore gukora neza, ntimugacogore gukora neza, ntimuzagwa isari, muzahembwa. Haleluya. Muzahembwa, niko biri kutubwira, muzabona ibihembo. Nako tuzabona ibihembo. Navuga ubutumwa ntagira amakota abiri. Ubu ngubu nawe mfite manza kuyatanga ngo ndebone horija. Navuga ubutumwa ntagira ibiryo, ubu ntabwo nabura n'uwaje wanje ntiyaburara. Navuga ubutumwa ntagira inzu, ubu mfiteho kuba nacumbikira abantu bakano barara mu byumba. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Haleluya. Ibyo ni ibihembo twabonye. Imana yaravuze ngo, Yesu yaravuze ngo mwisi nzabakubira inshuro zingahe? 100. Kandi no mu ijuru mugere mu ijuru mu bwami bw'Imana. Ni ibihembo bibiri, ibyo ngibyo biradutegereje. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Kadusoze dusenga Imana. Guha umwanya mu mitima yacu ngo tubone uko tuvugira Yesu. Haleluya. Kudacogozwa nibyo tubuze muri uru rugendo. Umuntu aramara kubona amashuri atiberangiye kuvuga ubutumwa mbivuyemo. Yabona amafaranga menshi n'imibuka atingiye Gisenyi. Yaba ari Gisenyi atingiye Kigali. Wamushaka ukamubura. Kuvuga ubutumwa tutabitewe n'ibyo dufite nangwa ibyo tubuze. Haleluya. Niba batubanjirije barabishoboye, twe twabuzwa n'iki kubikora. Haleluya. Tuvuga ubutumwa duhaye umwuka wera umwanya mu mitima yacu, tudacogozwa n'ingorane duhuye nazo mu rwego tugezemo. Izina ry'Uwiteka ribwe cyubahiro. Ni bande bakumva twaje imbere y'Imana bakadusengera ngo Mana dukomeze dushire mu bikorwa ibyo twumvise byo guhamya Yesu? Muzamura ibiganza byanyu
dusenge Imana. Reka duhaguruke. Umushumba azamuke yegere hino abasabira umugisha kugira ngo Imana dukomeze muri uru rugendo rwo kuvuga ubutumwa. Mwami Imana, tugushimiye impanuro z'umubyeyi wamunyujijemo kugira ngo atwibutse yuko tutagukorera kubwo ibyo tubuze cyangwa ibyo dufite, ahubwo tugukorera kuko wavuze ngo tugende tuguhamye kubwo ubushobozi n'ubutwari duhabwa na Mwuka Wera. Imbaraga z'Umwuka Wera zirahagije, ibindi bikaza ari inyongera. Abatubanjirije barabikoze mu gihe cyabo, bambaye ibirenge, bagenda n'amaguru, baragukoreye, ubutumwa buramamara. Natwe uyu munsi nitwe duhawe iyo nkoni ngo dukomeze. Niba abantu baragenda amaguru bakamaza ubutumwa, uyu munsi imbuga nkoranyambaga, amatelefone, amamodoka, indege, ibyo waduhaye byose, dufiteho access byose, reka dushoboze kubikoresha kugira ngo tukwamamaze. Twere gucogora, twere gucika intege nk'uko ijambo ryari bitweretse. Ibicanege byo birahari, ariko Paulo yarinze agwa muri gereza atari yaceceka, atari yatezuka, atari yasubira inyuma, akivuga kugira neza kwawe. Natwe reka tubabizera badatezuka, badasubira inyuma mu gusoza inshingano ngura dusigiye. Kukaza aho dukorera, aho dutuye, aho twiga, aho mu bucuruzi, aho tugenda. Mwami, reka amahirwe yose uduha tuyakoreshe kugira ngo tukwamamaze, tugire iminyago tunyaga umwanzi Satani. Here kugira umwizera, ubindorerezi, uburebera ngo abantu barimbuke turebera oya, ahubwo dushoboze kwera imbuto no kubwiriza ku buryo benshi bakwakira mu Mwami n'Umukiza. Hereza umugisha rero abatanga amaturo, icyacu umutima ukunze inyubako n'ubuni byose dukora byo kiri ku murimo wawe. Tubatura umugisha mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen.